Dufite ikibanza kigurishwa kiri ahantu heza i Gasogi, ahantu heza cyane ku muhanda, hafi no kwa cya cyamamare bita KNC. Hano kino ni ikibanza, hano guhera hano ngaha kuri no borne iri aha kumanuka gifite 30, no gutambika hano ku muhanda gifite 20. Umva ni ikibanza kinini kandi kiri ahantu ku muhanda heza, hafi n'ibikorwa remezo, amashuri. Hano ngaha naho hari borne hano hasi, hano ni ukumanuka ukagera hariya, ukongera ugatambika ukagera hano ngaha. Hano ngaha ubona hari senyenge hafi n'iyo nzu. Ikibanza cyiza kiri ku muhanda i Gasogi, ahantu heza cyane. Umukire ubwo ngubwo ugishaka ni vuba vuba, n'imitasiyo iba ikenewe n'amafaranga, akazi kagahita gakorwa. Ariko ni bibiri bifatanye, n'ubundi n'aha ngaha gutambika ukagera kuri iriya moto nacyo ni icya kabiri, nacyo gifite 20. Gutambika hano ku muhanda wamanuka nacyo kikaba gifite 30. Hano kugarukira ahangaha ukagenda ukamanuka ukagera hejuru y'iriya nzu. Urabona ni ahantu heza, hari inyubako zigezweho heza cyane pe. Hafi hari amashuri, ni heza, nta kintu watwaye amafaranga niyo dukeneye, imitasiyo igahita ikorwa.